Tariki ya 5 z'ukwezi kwa karindwi 2025, igisirikare cy'u Rwanda cyasohoye iri tangazo tugiye kurebera hamwe. Ni itangazo rikubiyemo ibintu byinshi by'umwihariko rireba abarangije kwiga kaminuza, abarangije kwiga segonderi, ndetse rikaba ririmo n'impamvu by'umwihariko iri tangazo rireba abarangije kwiga kaminuza cyane kurusha abarangije kwiga segonderi. Niba ufite umuntu wize kaminuza, ndakurarikira kuba wamwumvisha iri tangazo kuko ashobore kuba agiye kugira amahirwe yo kuba yahabwa akazi n'igisirikare cy'u Rwanda kandi kameze neza, agahabwa n'umwanya mwiza mu gisirikare cy'u Rwanda kurenza abandi bantu benshi bakirimo kandi bakimazemo igihe. Igihugu cy'u Rwanda kirifuza abanyeshuri barangije kwiga kaminuza kubera impamvu nyinshi zigiye zitandukanye tugiye kurebera hamwe, ndetse bakaba bafite n'ibintu byinshi bashaka kuba bahindagura mu gisirikare cy'u Rwanda, kugiteza imbere ndetse no kwigaragaza neza mu ruhando mpuzamahanga. Ni nyuma y'uko igihugu cy'u Rwanda cyarebye kigasanga iyo cyohereje abasirikare benshi hanze, ibyo benshi bakunze kwita ngo ni Darifuru, kandi benshi baba bagiye kubungabunga amahoro hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye bya Afurika birimo umutekano mukeya, boherezayo abasirikare barangije kwiga mu wa gatandatu, ariko ugasanga ibijyanye n'ururimi rw'icyongereza mu mivugire ntabwo barusobanukiwe neza cyangwa se ntabwo barwumva neza. Bikaba bimwe mu bitera impungenge rero, ndetse bikanahoza ku nkeke abakomeye ndetse n'abahagarariye igisirikare cyangwa se abo twita abajenerali, kuba hagaragara ibibazo byinshi bigiye bitandukanye nk'iyo bohereje abasirikare gutyo. Mu kubikemura rero bararebye basanga nta kundi babikemura usibye kuba bahamagara cyangwa se bagahereza akazi gafashe cyangwa se akazi gakomeye abarangije kwiga kaminuza, ndetse bagatangirana n'ipeti rikurikira kugira ngo bazajye babasha kubaho mu buzima bwiza ndetse babe no mu bigo bikomeye. Buriya nibyo umuntu ahora akubwira avuga ngo iyimijwe n'ikaramu ntiramburura. Niba umuntu warangije kwiga kaminuza ajya mu gisirikare agatangirana ipeti, uwarangije kwiga amashuri 6 yisumbuye ashobora kuzamara ubuzima bwe bwose mu gisirikare atarakorera, wowe urinde wo kuba wararangije kwiga segonderi wagira amahirwe baguha kaminuza ukanga kujya kuyiga. Ni ibyo ngibyo rero, reka twinjire muri rino tangazo turebere hamwe ngo riravuga ibiki. By'umwihariko igisirikare cy'u Rwanda nk'uko nabikubwiye kiri guhamagara abarangije kwiga segonderi by'umwihariko na kaminuza, ariko bakibanda cyane ku barangije kwiga kaminuza, ndetse banabasezeranya ko nibagera mu gisirikare bazahita bahabwa ipeti, kubera ko bo ntabwo bazajya bambara imyenda isa nk'iya bano basirikare twirirwa tubona baba mu bigo byinshi bigiye bitandukanye hirya no hino. Aba ngaba bazahabwa by'umwihariko kwinjira mu gisirikare barangije kwiga kaminuza, bazahita batangirana ipeti rya ofisiye. Iri ni rimwe mu mapeti akomeye cyangwa se ipeti riba ritangira kugaragaza nk'umuntu ukomeye. Ikindi kandi iri peti iyo urihawe ntabwo wambara imyenda ya gisirikare isanzwe. By'umwihariko iri peti rya ofisiye ubundi usanga mu cyiciro cyinshi cy'abantu barifite ari abakobwa, kuko abakobwa iyo bageze mu gisirikare abenshi bahita barihirwa kaminuza niba baratsindiye ku manota ari hejuru, bayirangiza bagasohokanamo iri peti rya ofisiye, bakiga amakaminuza ya gisirikare agenda bongerera ubudahangarwa ndetse no kongererwa icyizere no kongererwa utundi tuntu twinshi tw'utumanyeri ku myenda yabo. Abazajya rero mu gisirikare barangije kwiga kaminuza bazatangirana iri peti rya ofisiye, aho bazajya bambara amapantaro asa icyatsi ndetse bakambara ikote ndetse n'ishati y'umweru n'ingofero ku gihanga ku mutwe wabo, ndetse bakambara na karuvati imeze neza, ku buryo nyine batambuka ukazajya ubona ni abasirikare benshi kandi bameze neza. Aba ngaba ubundi benshi uzababona mu twarasisi. Uru twarasisi twinshi dukorwa abenshi bambaye imyenda ya ofisiye, kuko ni imwe mu myenda iba ikeye imeze neza kandi igaragara kurusha indi myenda myinshi ibarizwa mu gisirikare, kubera ko abakora utwarasisi batabasha kuba bakambara imyenda y'abajenerali ndetse n'abandi, usanga akenshi na kenshi bambaye imyenda y'ipeti rya ofisiye, kubera ko nk'uko nabikubwiye usanga ari imyenda ikeye kandi igaragara neza aho waba uhagaze aho ariho hose. Naho rero muri segonderi ho ni ukujya mu gisirikare nyine bisanzwe, wakambara ukajya mu bigo bisanzwe nka bino byose twirirwa tubona,
benshi baba bakora hafi n'imipaka ndetse baba no mu mashyamba cyangwa bacunga umutekano muri Nyungwe, ariko ufite ipeti rya ofisiye ntabwo aba agomba kuba yahagarara ahantu nk'hariya, aba ari umusirikare ugomba kuba afite aho abarizwa hameze neza kandi nawe abayeho ubuzima bwiza kandi ari no mu kigo kimeze neza. Ibyo ngibyo akaba ari imwe mu ngaruka nziza zo kuba umuntu yarize, kandi ikindi umushahara baheraho aba ari umushahara umeze neza kuko abafite ipeti rya ofisiye bahera ku bihumbi hafi 250. Iyo ngiyo rero akaba ariyo tangazo ryari rihari ry'uko abize kaminuza bagomba kwihutira kujya kwiyandikisha mu gisirikare cy'u Rwanda ndetse bagahabwa ipeti rya ofisiye, rimwe mu mapeti ya 4 ameze neza hano mu gihugu cy'u Rwanda, umuntu ahabwa akavuga ngo mfite ipeti rimeze neza. Reka ngushimire ko wabanye muri kino kiganiro ubwiye ngo ariko u Rwanda ari mu TV, ibyo twabanye ndi Isa, ukore subscribe niba wumva Ikinyarwanda kugira ngo tujye tubona ibindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye.